Ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, ni iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, twe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Komeza kudukurikirana, nako nkurarikira gukanda subscribe kuri channel kugira ngo buri nkuru yose izajya isohoka uzagibona mu ba mbere 5 kuri 5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Kuba JAYPOLY yaritabye Imana ntabwo bikiri inkuru, ndetse ku munsi wo ku cyumweru yanashyinguriwe mu irimbi rya Rusororo. Hari abantu benshi, nyina mwarabibonye niba mwarakurikiranye uko umuhango wagenze. Hari abantu benshi, ndetse ntabwo kwirinda COVID-19 byoroheye abashinzwe umutekano kubera umufana wari uhari. Hari abantu benshi ndetse bajya kumushyingura, bajya kumushyira mu mva ye. Abafana barenze ku bashinzwe umutekano barirukanka bajya mu irimbi rya Rusororo, bamanuka epfo aho abantu benshi batemerewe kurenga. Abafana bo baraharenze bajya kwirebera uko umuhanzi bakundaga yashyinguwe. Ibyo byararangiye, ubu JAYPOLY yavanwe mu bitaro bya Kacyiru, aho yari ari gukorerwa isuzuma kugira ngo bamenye icyamwishe neza. Ku munsi wo ku cyumweru rero yarashyinguwe mu masaha ya saa 8 saa 9 nibwo yaragejejwe ku irimbi rya Rusororo, naho yashyinguriwe. Nk'uko maze kubikubwira, umurambo we wari uri mu bitaro bya Kacyiru, aho wavanywe mu bitaro bya Muhima ukajya gukorerwa isuzumwa nyine ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo hamenyekane neza icyaba cyarahitanye JAYPOLY. Kuri uyu munsi ibisubizo byavuye mu isuzuma byasohotse. Nawe uri kwibaza uti ese JAYPOLY yishwe n'iki? JAYPOLY byagenze bite kugira ngo yitabe Imana? Ese koko nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS cyari cyabitangaje, byaba ari byo? Ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS cyari cyatangaje ko JAYPOLY yishwe n'uruvangitirane rw'ibinyobwa, aho bari bavanze alcohol ndetse iyo imwe bakoresha biyogoshesha bakavanga n'amazi ashyushye ndetse n'isukari, ari nabyo bishobora kuba byarahitanye JAYPOLY. Ari kumwe, ibyo byose yabikoze ari kumwe n'abandi 3 muri gereza. Nyuma baza kumutwara mu bitaro bya gereza ya Mageragere, biranga bamujyana ku bitaro bya Muhima, ari naho yaje kugwa. Nyuma rero bafashe umurambo we bawujyana ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo bakorere isuzuma. Ku munsi w'ejo nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB cyatangaje ko isuzuma ryakozwe ndetse kinashyira hanze cyaba cyarishe mu by'ukuri JAYPOLY. Ibi ngibi byakozwe ku munsi w'ejo nibwo amakuru yagiye hanze. Rero ubu nanjye nta kindi kimbeshirangana kugusobanurira neza uburyo byagenze. Se JAYPOLY yafatanyije n'abande? Ese abo ngabo bafatanyije ubundi bari muri gereza kubera bakoze ibihe byabo? Umwe mu bafatanyije na JAYPOLY kuvanga ibi binyobwa birimo nyina alcohol bifashisha biyogoshesha ndetse n'isukari ndetse n'amazi ashyushye, witwa Harerimana Gilbert, ubundi akurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, nawe ari mu banyweye ibi binyobwa. Ku munsi w'ejo rero nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko isuzuma ryakozwe na laboratoire y'igihugu cy'u Rwanda ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera RFL rigaragaza ko JAYPOLY yishwe n'ikinyabutabire cyitwa methanol cyangwa se methanol alcohol intoxication mu rurimi rw'icyongereza. Ubwo JAYPOLY yitabaga Imana ku itariki 2 Nzeri 2021, murabyibuka ni ku wa 4 w'icyumweru gishize, byatangajwe ko hagiye gukorwa iperereza rigomba kugaragaza mu buryo bwimbitse icyamwishe. Nk'uko rero byatangajwe ku munsi w'ejo, RIB yatangaje uko iperereza ryakozwe, ndetse nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe yabajije RIB icyo iperereza ryagaragaje. Umurambo wa JAYPOLY wakorewe ibizamini byo mu maraso, mu nkari ndetse no mu gifu. Bisobanurwa ko mu mubiri we hasanzwemo ikinyabutabire cya methanol cyinshi cyateye umutima we guhagarara, ibizwi nka cardiorespiratory arrest mu rurimi rw'icyongereza. Ubundi niko babyita, byitwa cardiorespiratory arrest. Amakuru agaragaza ko ku munsi ubanziriza urupfu rwa JAYPOLY
JAYPOLY na bagenzi be barimo witwa Iyamuremye Jean Clement na Niyomugabo Jean Claude bakurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse na Harerimana Gilbert ukurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi banyoye ibintu byavanzwe hifashishijwe isukari, alcohol yifashishwa mu kwiyogoshesha ndetse n'amazi ashyushye. Uwitwa Harerimana niwe wari wabivanze. Uyu Harerimana nyine ukurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi niwe wari wabivanze. Nyuma yo kubinywa bose bamerewe nabi bajyanwa mu bitaro, ari naho JAYPOLY yaje kugwa. Murabizi nyine JAYPOLY yaguye mu bitaro bya Muhima. Kugeza ubu uwitwa Niyomugabo Jean Claude yamaze gusezererwa nyuma yo kuvurwa, mu gihe Iyamuremye na Harerimana bakiri mu bitaro. Amakuru yizewe agera ku kinyamakuru dukesha iyi nkuru Igihe nuko uyu Iyamuremye afite ikibazo cyo kutabona neza bishobora kumuviramo ubuhumyi bwa burundu biturutse kuri iki kinyabutabire cya metanol nyine bari banyweye, cyari kiri mu binyobwa banyweye. Guhuma amaso ni imwe mu ngaruka ishobora guterwa no kunywa ikinyabutabire cya metanol. Kugeza ubu umuryango wa JAYPOLY wamenyeshejwe icyishe umuvandimwe wabo, hanyuma Harerimana wabahaye ibi binyobwa yatangiye gukurikiranwa n'amategeko. Akurikiranyweho icyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Iki cyaha gihanwa n'ingingo y'115 yo mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo ngingo ivuga ko umuntu wese utera undi ndwara cyangwa kudashobora kwikorera umurimo amuhaye mu buryo bwari bwo bwose abishaka, ariko atagendereye kwica ikintu gishobora kwica cyangwa ibintu nubwo bitagira ubushobozi bwo kwica, bifite nyamara ubushobozi bwo gushegesha ubuzima, abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ikintu cyatanzwe giteye indwara idakira, ukudashobora kugira icyo umuntu yikorera burundu cyangwa ukudashobora gukoresha na busa urugingo rw'umubiri, igihano kiba kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo nibyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ku munsi w'ejo ku cyaba cyarishe JAYPOLY. Nuko nguko basanze mu muri we harimo metanol nyinshi cyane, bituma umutima uhagarara, ari nacyo cyamuviriyemo urupfu. Abari bafatanyije nabo babiri bashinjwaga ibiyobyabwenge. Umwe yashinjwaga kuba yakurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Uwo nguwo washinjwaga kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi nawe wavanze ibyo binyobwa, gusa agomba gukurikiranwa nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabitangaje. JAYPOLY ku munsi wo ku cyumweru nyine nko nabikubwiye yarashyinguwe, ndetse byaramarira n'agahinda ku bakunzi be, ku bahanzi bafatanyije umuziki ndetse no ku bantu baturutse mu ngeri zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, harimo na Bamurike Edouard, kuko yanafashe ijambo aravuga ngo JAYPOLY inshuti yanjye ruhukira mu mahoro. Byaramarira kuva ku munsi wa mbere tumenya ko JAYPOLY yitabye Imana, byaragahinda gakomeye cyane. Ndetse ngira ngo mwese murabyibuka, havuzwe byinshi ku maradiyo, indirimbo zizarakinwe kuri televiziyo, indirimbo ze zirakinwa, habaye igihe kinini ku bitangazamakuru bitandukanye byo kunamira JAYPOLY, kugeza no ku itangazamakuru cy'igihugu RBA. Kuri televiziyo y'igihugu nibwo kuwa gatandatu bari batumiye mukuru we kugira ngo avuge bimwe mu byo yibukira kuri JAYPOLY, cyangwa se asangiza abakunzi ba JAYPOLY bimwe mu byaranze JAYPOLY kuva akiri umwana kugeza abaye umuntu mukuru. JAYPOLY yitangiye umuziki nyarwanda nk'uko duhora tubivuga, yakoze ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bose bakunda umuziki bishime, ari nacyo abantu benshi bamushimiye. Yakoze indirimbo nyine nyinshi twagiye dukunda, harimo yitwa Yapfuye twarayibyinnye, yitwa Kanyarira jisho twarayumvisha. Yakoraga indirimbo zirimo ubutumwa. Rero byaje kurangira yitabye Imana ku itariki 2 Nzeri 2021, hari kuwa 4 mu masaha ya mu gitondo mu rukerera, ashyira saa 10 za mu gitondo. Yitabye Imana mu bitaro bya Muhima. Yo inda n'amakuru make naguha ku rupfu rwa JAYPOLY. Kuri ubu ngubu rero yarashyinguwe i Rusororo. Ubu ngubu yavanywe ku bitaro nyine bya Muhima aho yarari gukorerwa iri suzuma.
ubundi ajyanwa gushyingurwa mu irimbi rya Rusororo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'ibingibi rwatangaje ikishe JAYPOLY ko ari metanol nyinshi basanze mu mubiri we, ndetse uwayimuhaye agomba gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Andi makuru yose azajya agenda azamuka uzajya usanga hano ku Makuru Podcast. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri channel, ubundi ukane no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izajya isohoka uzajya isanga hano kuri Amakuru Podcast 5/5. Komeza rero kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe, ibyo urimo byose bikomeze kugenda neza. Njyewe nicyo mwifurije, umunsi wawe ugende neza cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kugira ibihe byiza cyane.